adukurikiye imbere ya byose ndabasuhuje. Amazina nitwa Elia Iradukunda, wamamaye ku izina rya Elia. Urakaza neza Elia Iradukunda. Abakureba cyangwa se abakumva uwo musore w'ibigango ntiwareba urafatika pe. Ariko Elia uzwi cyane cyane mu bihangano, naniho hantu uzi cyane cyane wamamaye. Ese harya ibihangano byawe nibihe? Komeza tubwire. Ibihangano byawe nibi ni ukubyina, ni ukurimba, ni ugucuranga, ni ugukeza. Urakoze cyane byose ya okay. Akantu ka mbere, I'm sorry, remera ngukosora kandi kinyarwanda nta kibazo rwose. Aravuze uti umusore munini, oya bari kundeba rwose ndaringaniye hafi aho. Ndi gato ariko kanini mo gake, ndaringaniye. Noneho ku kibazo ubajije cya entertainment, imyidagaduro, yaba mu kubyina, bamo kuririmba, bamo gusetsa, ibyo byose n'ibindi tutavuze, or in entertainment. Mu kwidagadura rero, kuririmba ndabikunda, gucuranga ndabikunda, kwigisha abaririmbyi ndabikunda cyane. Mfite cyane abana mbabyumva neza cyane. Uvuze ibintu bitatu. Yeah. Kuririmba ndabikunda, gucuranga ndabikunda, kubigisha. Icyo ukunda cyane ni iki? Iwa, ibyo byose bisa naho biri kombine ku rwego rumwe, kubera ko ntabwo wacuranga nta muntu uririmba, ntabwo waririmba nta muziki. Hirya yo kubikunda rero mba numva nabikundisha n'abandi. Usanzwe uririmba cyangwa wowe ucusa? Producer mu kinyarwanda cyahuranije. Producer buriya mu kinyarwanda unaje muri twihanganira amagambo y'amanyamahanga yaratubaza tugize imbata. Producer umuntu usohora ibihangano by'umuziki n'amajwi bikomatanyije. Urumva urakaze cyane, urarenze cyane. Elia, muri byo biganiro byawe cyangwa se muri iyo entertainment yawe winjiyemo, ese ninde role model nangwa se wakurikije no kugira ngo wumve ko ugomba kuba nkawe? Bambere nabyirutse nsanga mu rugo iwacu arabakristo, arabadivantiste umunsi wa karindwi. Iyo ni rusange mu muryango. Byumvikane ko ikintu cyo kuririmba zaba izo mu gitabo cyangwa iki iwacu abari radio amasente, ibyo bintu nsa naho nabyirutse, isoko yabyo nyibona hafi yanje. Kabiri, mukuru wanje yarari muri korali, ari umuririmbyi na niwe ari umubitsi w'ibyuma. Then after nari umwana birumvikana, ariko barankurura nja muri korali y'abantu bakuru. Ugiye muri korali y'abantu bakuru kandi ukiri umwana. Bivuze ko impano yawe wowe isa nkaho wayivukanye, ntabwo uvuga ngo wayigiye kuri kamera. Yego. Ni mu rwego no kwishuri, igihe nabwo nani primaire, igihe nagiye muri secondaire, kwishuri aho nize troncome, hariya kuri Busogo, aho nize troncome mu cyo cyiciro n'ubundi narinzwiho icyo kintu cyo kuririmba bikora, ndetse na secondaire biragenda andi nawe. Mu magambo makeya wowe nta muntu wigiye, ahubwo ni ikintu wowe wavukanye n'impano yawe. Bindimo kuko bandokirise nararirimbye mu rugo. Iwanyu mu rugo? Yego, uririmba iwanyu mu rugo? Ndaririmba. Hari umuntu warora haravuga atuyu abirimo, ngo abaririmbyi baha mukuru wanje inshingano kunjana muri korali. Twagiye nuko nisanze munabongezemo, nahimbye indirimbo ya mbere ndi muri Uganda, naniyo iri kuri album ya mbere iyo korali ifite. Nahimbye ndi muri Uganda, naje ndayiririmba nje nyine, bahita bayinsaba ako kanya ngo bampa amafaranga, ndavuga muyigumane. Tukira kuri iyo ndirimbo rero duheho akapera, turirimbiro gacyabwa n'abantu basanzwe bayumva, bamenye umuntu wayihimbye, bamenye ukuntu byagenze. Iyo ndirimbo wahimbye ko ariko ikaguha amafaranga gute? Ngeno nagurisha impano yanjye, ndi kwigurisha impano ahubwo muhebwe korali muyizamure. Okay, uramutse ugiye kuri YouTube ukandikamo ngo abakorerabushake CDA Church Nyarugina, ayo ndirimbo uzahita uyibona. Yitwa ngo Daniel. Indirimbo ivuga ngo Daniel umugabo waruzi ubwenge ku ngoma y'umwami Berushazari. Daniel yarose inyamaswa enye bimutera gusobanuza Imana. Iya mbere yari ntaritangaje,
ifite amababa meza nk'ay'ikizu, hanyuma amababa yarakurwa, isigara ihagaze yemye nk'umuntu. Iyo ntare bwari ubwami bw'i Babuloni, haba ku kirimwe 6:8, hatubwira ubwo bwami buteye ubwoba, nukuri Nebukadineza yari intare. Iyi ni indirimbo y'ubuhanuzi irimo n'amateka, kuko ibyo bivugwa ni abami n'amateka y'isi, harimo abami. So bisaba kuba warasomye igitabo cy'ubuhanuzi Bibiliya, Daniyeli n'ibyahishuwe, niho wayo. None se tukiri kuri iyo ndirimbo wategereje kuyihanga ute? Wararyamira kuko ugiye guhanga, wasomye Bibiliya byaje bite? narasomye. Iyo uhimba amagambo yo muri Bibiliya cyangwa y'amateka, ntabwo uhimba ibitekerezo byawe. Of course nayihimbye, narize troncome segonderi, amateka y'isi narayize, abami uko bagiye basimburana mu bihe bya Bibiliya ndetse no mu mateka y'isi, intambara ya mbere y'isi, ya kabiri, ibyo byose bikomatanyije bijana, narabisomye. Bifite ku bantu babisomye, iyo nyiririmbye ikarangira barabyumva neza cyane. Indirimbo y'ubuhanuzi ntabwo ari indirimbo iri rusange ku buryo buri wese abyumva ngamenya ibyari. Aha, tuvuze ku ndirimbo imwe yose wahise uhagarika nangwa wakomeje kuhimba? Hari n'izindi zirahari zitandukanye. Tubwira amazina yawe n'abadukurikiye ku buryo baza barazireba. Izanje nyirizina mbabwiye ko iyo ndi muri korali, ariko ufite neza ku giti cyawe. Apati hirya hari izanje narimbye ku giti cyanje. Kuri YouTube ugiye ukandikamo ngo Iradukunda Eri. Iyo YouTube aka kanya yandikamo irimo kuja imbere cyane, harahita ubona haje umwana nigisha, akana gatoya kitwa Ishimwe Eric, urahita ukabona. Mu bitiranwa witwa Eri ko kakitwa Eri. Yego. Niyo mpamvu niwandikamo ngo Iradukunda Eri kuri YouTube, ako kana gahita kaza imbere cyane, niko gahita kitanguranwa. Ubwo niko kagezweho uyu munsi, niko kari kurebwa. Noneho munsi hasi ukandikamo ngo abakarasi bayeri, ukandikamo ngo umugore bayeri, ukandikamo ngo abagenzi bayeri, cyangwa se ukamanuka kuri content. Zose ni indirimbo zawe? Zose zirahari. Muri rusange wanditsemo abagenzi Eri? Yego. Abakarasi bayeri zirimo zose. Manutse nizo ushaka kuzireba waje kuri video ziri kuri iyo channel, none ukamanuka hasi nizo video zibanza zimaze imyaka ine, nizo za mbere nashizeho. None se nuduteganyiriza iki muri mwaka 2025? Uracahanga nangwa se wabaye ubihagaritse? Kibazo gisaba gutekereza neza. Nawe ufite pastor basorera amashusho? Mfite indirimbo zo zirahari. Habura iki? Ko tusabe n'abakunzi bacu kuba batera n'inkunga ari kubundi. Ikibazo uhisukira sakunde gukimena umutwe, bose barabihisi. Indirimbo zirahari, studio zo kuzitunganya zirahari, ibintu byose birahari, ariko akantu ka financial nyine niko gatuma umuvuduko ugenda uba mukeya. Ntabwo muri financial ukeneye cyangwa ikintu giye gusabana kimwe, nuko duha nimero yawe abadukurikiye ku buryo bashobora kuba bakenera gutera financial bakaba bayigucisha. Batubwira nimero yawe ya telefone ushobora gucishaho financial, tutira kugira ngo financial ukeneye ni bwoko ki. Turabizi financial, muravuze financial n'udufaranga. Hariya urakoze no kungozorara batumva financial ni igishoro cyo kugira ngo ibyo bintu bigereho. Duhe nimero yawe ku buryo uzabikenera ku buryo ashobora kukwandikira, pana zavuga ati uriya muntu oya, nimero yawe iri muri mobile money, iri no kuri WhatsApp ku buryo ukeneye yagira ute. Kandi ubufasha mbere yo kuyibaha abantu bayikoje bumva ko ari amafaranga gusa, nubwo ariyo n'amasengesho, nubwo waduhamagara ukadusuhuza no kuza mu biteramo byacu ibintu nk'ibi. Nimero rero ni kuko hari abadukurikiye bari hanze y'igihugu, rero ni byiza ko na kode zibanza banza agasaraba, ikimenyetso cyo guteranya ku bandi niko babivuga, 250 078 665 97110 kadusubiremo 250 786 97110 iyo naniba kuri WhatsApp. N'ikimenyimenyi barayisanga hasi, tukimara gushiraho iyi video no hasi barayihasanga. Nuzo mu muraguhamagaye ntabwo nuzabona message ya mobile money uzamenye ko
aruvura gutera inkunga. tuzibuka ko mwadukoresheje ikiganiro. Twavuze byinshi ariko twibagiye gusenga, twatangiye tudasenze, niba turasoza tudasenze ntabwo simbizi, ariko byaba byiza nk'umukozi w'Imana wadushira amafoto akadushyira imbere y'Imana dusenga. Ye ni igikorwa ciza, reka dusoze dusenga. Turagushimye Imana yacu, icubahiro kibi cawe. Iteka ryose ukubaho kwacu niwe ugutunze mu kiganza cawe, uhabwa icubahiro. Turagusenze ngo imibereho yacu, iterambere ryacu urirebe. Ubwo wemeye ko haguka ubwenge bwo gukora amacano, YouTube, ikoranabuhanga, isakaza amajwi n'amashusho rusange bitandukanye ku nkoranyambaga, turakwinginze kugira ngo ubwo natwe turi bamwe mu bo wahaye iyo mpano, uje uduha kukwamamaza no kukwerereza. Nsabiye abantu badukurikiye kugira ngo bararikire abandi gukurikira iyi channel, kuko Nyagasani urabizi ko nta bintu byangiriza abantu bihari, nta bintu byangiriza igihugu bihari, ahubwo ibyo dushiraho byose ubutumwa buhari nibyo kugira ngo abantu bagandukire amategeko yawe, bagandukire amategeko ya leta, bagira ubuzima bwiza impande zose, maze nabo bakure bajejuru. Turagusabye twize ngo bose abatwumva badukurikiye ubahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nurakoze cyane kandi ibiganiro byacu nahagaruka. Ubu turakantu subscribe ukabugeze kuri YouTube bwa mbere, nahaye kugira ngo ukande subscribe urebe ibiganiro byacu ukuntu abibakumbuje. Nta kiganiro cyo kugambanira igihugu kirimo, nta kiganiro cyo gutukana kirimo, nta kiganiro cyo gusebya umuntu kirimo. Ibiganiro byacu ni ibiganiro bigeza ko byerekana inzira ija ku Mana ndetse n'inzira iboneye ushobora kuba ukuntu wabaho neza mu muryango ntazi n'intambwe zihari. Turabakunda cyane kandi urakoze no kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Dusoza hari akantu urumva wasaba waba wibagiye gusaba abantu bagukurikira? Ibyo gusaba byo ntibyabura, ariko reka mbasabe iki. Inkunga ikomeye ni ukujya munsi bakanda tukazogera, subscribe, share na comment, ndetse nkagasorezaho ntukamara umunsi udakanze kuri channel yacu, bizadufasha kandi biratwubaka. Urakoze cyane. Turabakunda rero, ibiganiro byacu naho utaha. Ciao ciao.